Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Uyu munsi w'isengesho, Nyagasani Yezu arazenguruka, aratambagira iwawe, yaje kugusura, muri kumwe muraganira, yewe nta n'ubahagaze hagati ngo arabumvikanisha, ni wowe nawe. Aratambagira, 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 Yezu wacu aratambagira, Yezu wacu aratambagira, nimumukunde aratambagira, Yezu aratambagira, 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 Yezu wacu aratambagira, Yezu Kristu arakubwiye, ndagukunda nagusuye koko, aratambagira, 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 Yezu wacu aratambagira, 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 Yezu wacu aratambagira, Yezu wacu yarababaye, yaragukunze aragukiza, Yezu aratambagira, 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 Yezu wacu aratambagira, 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 Yezu, Yezu wacu aratambagira. Yezu rero aratambagira iwacu, adukiza za kamere, ibibazo dufite. Bavandimwe, murambwira ngo mbasabire ngo muri iki gihe cy'isengesho, ariko nkavuga nti ntabwo ari igihe cyo kugira ngo ngewe mbasabire, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo mwebwe mwibwirire Yezu ibihangayikishije imitima yanyu. Uyu munsi rero tugeze ku ntambwe ya kabiri, Yezu Kristu bamukorera umusaraba, cyangwa Yezu aheka umusaraba, byose ni kimwe. Yezu aheka umusaraba cyangwa bamukorera umusaraba. Turagusenga Yezu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Yezu aheka umusaraba. Ibyo Izayi yahanuye kuri Yezu, nyamara kandi ni imibabaro yacu yari yikoreye, ni ibyago byacu byari bimuremereye, ariko twe tukamubonamo uwahawe igihano nk'uwibasiwe n'Imana ikamucisha bugufi. Izayi umutwe wa 53 umurongo wa 4. Indunduro y'ibyahanuwe. Ivanjiri yanditswe na Yohane. Nuko bafata Yezu, maze agenda yikoreye umusaraba we yerekeza ahantu hitwa ku Cy'igihanga, mu Giheburayi hakitwa Gologota. Ivanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa 19 umurongo wa 17. Isengesho ryo kwizera. Mana yanjye, nizere yuko uzagira Yezu Kristo kaminema zawe munsi, maze ninita ku mategeko yawe ukazambeshaho iteka mu ijuru, kuko wabidusezeranyije kandi ukabutica isezerano. Amina. Nyagasani, amakuba yose nzabona kugeza igihe nzapfira ndayemeye. Ndagusabye, girira ibyakubabaje igihe wari uhetse umusaraba, mbone nanjye gukomera. Urubanza rwabaye rukirangira, Yezu yikorera umusaraba. Nk'uko umuhanuzi Izayasi yari yarabivuze, niwe wasuzuguwe n'abantu kandi agatereranwa nabo. Mu by'ukuri ni ubumuga bwacu yari yikoreye, ni imibabaro yacu yari yigeretseho. Yabariwe mu bagiranabi kandi ari ibyaha by'imbaga yari yikoreye ngo yinjingire abanyabyaha. Gira imbabazi, tubabarire twese,
ibyaha byacu utabiduhora. Nyagasani, twese dufite imitwaro twikoreye, ari indwara itwubika nk'ibibembe cyangwa kanseri. Ni ukubera iki? Nyagasani, ni ukubera iki? Nk'uriya mwana w'agacumba, n'uriya urwaye mu mutwe, ni ukubera iki? Nyagasani, ni ukubera iki? Naho se kariya karengane kose kadutsikamira kagatuma twivumbura, nko kubura akazi, gukena, guhunga, kubura uko wigira no kwicwa n'inzara, ko bitumerera nabi, ni ukubera iki? Nyagasani, ni ukubera iki? Ni ukubera iki coronavirus yishe abantu benshi? Ni ukubera iki kanseri ziri kugenda ziyongera? Ni ukubera iki ubuhakanyi bugenda burushaho kwiyongera? Ni ukubera iki? Ni ukubera iki abasenga bakomeza kwishushanya kandi barabwiwe iby'ijambo ry'Imana? Ni ukubera iki abantu badakurikiza amategeko yawe Data kandi bayazi? Ni ukubera iki? Ni ukubera iki iyi mitwaro ikomeje kuturemerera? Ni ukubera iki dukomeje kurwara? Ni ukubera iki isi ikomeje kutureba nabi? Ni ukubera iki abakozi b'Imana bakomeje gutotezwa? Ni ukubera iki? Nyagasani, dufashe kwikorera imisaraba yacu nk'uko wikoreye uwawe, maze imisaraba yacu ihinduke ibikorwa by'urukundo kandi iduhe uruhare ku bucunguzi bwawe. Bityo Nyagasani, umwijima wose weyuke, n'ibitumvikana byose bisobanuke. Nyagasani, umusaraba wawe nutubere urumuri kandi utuyobore mu nzira z'imibereho yacu yose. Yezu, Yezu, wihaye abantu, natwe twese turakwihaye, natwe twese turakwihaye. Yezu, waradukijije utugirira neza, natwe turakwihaye. Ubwo wahekaga umusaraba n'ibyaha byacu wazize, ni twebwe twese wapfiriye kugira ngo dukize. Yezu rero, tubabarire ibicumuro bituma tuguhakana, ibicumuro bituma tugusubiza ku musaraba. Yezu, turabyihannye. Buri muvandimwe uri muri izi audio arisuzuma agasanga yaraguhemukiye, nubwo ahora arira ngo waramurenganyije, agahora agutakira ngo Nyagasani Yezu ngo ntabwo ibi n'ibi bigenda neza, ariko uyu munsi arisuzuma agasanga atsindwa, kuko ku musaraba wari uhetse nawe yari ariho. None rero Nyagasani Yezu agusabye imbabazi z'uko yakwitwayeho nabi, kandi arakwitwaraho kugira ngo ingeso zituma aguhemukira umufashe ajye azitsinda. Umusaraba, Yezu mukiza wacu, kumusaraba waradukijije, udutangirira ikiru cy'ibyaha, utsinda uwari watwigaruriye. Nyagasani, turabawe. Yezu aheka umusaraba. Ku musaraba hari agakiza. Ibyo ni ibisobanuro Yezu yampaye kugushyikiriza. Ku musaraba hari agakiza, hari ibyishimo, hari agahinda n'umubabaro, hari byose. Ufite ikibazo,
ufite impungenge cyangwa kwiheba, rangamira umusaraba. Aho wenda uciwe intege n'ibyo ubona cyangwa wumva, umuvandimwe arakuremereye se, umuturanyi akumereye nabi, uwo mwashakanye, urubyaro rwawe, abo musangiye ukwemera cyangwa abo musangiye ubuzima bwo gukorera Imana, uburwayi burakuremereye, ibisubizo nta handi wabisanga uretse ku musaraba wagukijije. Ndashaka ko mwasaba inema isumba izindi yo kwakira umusaraba nta ngingimira. Nanjye nawakiriye ngononwa, ariko kubaha ni itegeko Imana ikomeyeho cyane. Kunda Imana n'umutima wawe wose, bityo uzabasha kuyubaha no kuyumvira. Nubwo ntari nishimiye uwo musaraba, ariko ntibyambujije kuwemera no kuwuheka kugeza ku iherezo ryawo. Si kenshi muzaheka imisaraba mwishimiye, ndetse biranagoye, ariko ni ngombwa kuwakira no kuwikorerana ubutwari. Umusaraba kuri mwe ni ibigeragezo, ari byo bibaremerera bikabatera kwijujuta. Nubwo bigoye kubyakira, ariko sinzabibarinda, kuko bigereranywa n'ifumbire nziza ishyirwa ku giti umuhinzi yishimiye kugira ngo cyere imbuto nyinshi kandi nziza, maze igihe cy'isarura agahamagara inshuti n'abavandimwe ngo baze bishimire ubwiza bw'icyo giti kandi basangire ku mbuto zacyo. Ngibyo ibyishimo by'umuhinzi, ngako akamaro k'ifumbire, nguko ibigeragezo bibongerera imbaraga, ubutoni n'ibihembo byinshi mu ijuru. Evanjili yanditswe na Luka, Yakobo umutwe wa mbere umurongo wa 2 kugera ku wa 4. Uburemere bw'umusaraba ni ubwiza n'urukundo by'Imana. Uko urushaho kuremerera uwuhetse, ni nako ibihembo byawo birushaho kwiyongera. Ni koko Yezu yaratubwiye ngo umwana wa Mariya n'umwana wa Yezu ntibatana n'imibabaro. Imibabaro rero niyo misaraba. Umusaraba nahetse ari nawo wagucunguye, wakozwe kuva isi kiremwa. Najyaga mbona abamarayika mu ijuru bashinzwe kurinda umusaraba, nkabaza ntese dawe uriya musaraba n'uwiki? Akansubiza ngo ni inzira y'ubucunguzi n'isoko y'ukuneshwa kwa kiriya gikoko. Numvaga bikwiriye ko icyo gikoko kineshwa, kuko narebaga ukuntu cyari cyarayogoje isi. Nabaza data ni utegereje iki ngo ukirimbure? Ati ndanga ko cyarimbukana abana banjye, none reka tucyongerere igihe turebe ko cyagabanya ubugome. Rero bikaba biri mu ivanjiri urumamfu mu ngano. Nyagasani yemeye ko bikurana kugira ngo arebe ko hari icyo yaramura, kuko yangaga ko ingano ze zakwangirika. Igihe cyo mu isengesho mu murima wa Getsimani, nibwo nabonye ijuru rifungutse nk'uko byari bisanzwe igihe nabaga nsenga. Abamarayika bashinzwe umusaraba mbona barawuteruye n'imbaraga ari benshi, ariko mbona ko ubananiye barawumpereza, urandemerera koko. Wari wanditseho ibyaha by'isi yose n'amazina y'abantu b'amoko yose. Uburemere bw'ibyaha, ibihano byabyo n'uburakari bw'Imana kuri buri cyaha, byose byari bitsindagiye muri uwo musaraba. Ku musaraba nari nambaye kamere y'umuntu nkawe. Ibaze ari wowe uko wabyifatamo. Muri byose saba inema yo kwishimira agasaraba kawe, kuko umusaraba nyirizina wo ntiwawubasha. Udusaraba twanyu twose naratworoheje, nimuhumure. Iyo data agiye guha umuntu umusaraba, ntamugisha inama, kuko biri mu mugambi we wo gukiza abantu. Musabe kwishimira imisaraba yanyu.
ubwo yadutereye indirimbo ngo ku musaraba Yezu mukiza wacu, ku musaraba waradukijije, ututagirira ikiru cy'ibyaha, utsinda uwari watwigaruriye, Nyagasani turabawe. Nyuma y'iyo ndirimbo twavuze indamutso ya marayika tugira ngo dusoze, ariko Bikira Mariya umubyeyi wacu watwemereye kuzajya bari kumwe natwe muri iyo nzira y'umusaraba, aradusaba ati mbabwire bana banjye, uyu munsi ndababaye cyane. Ararira natwe turananirwa kuvaho, natwe turarira kuko byari biteye agahinda, ndetse tunanirwa no kuhava dore ko isengesho ryasaga naho rirangiye. Tubanza kwibaza niba se ari amakosa yacu amubabaje, tumusaba imbabazi turira twishinja ibyaha byacu. Nyuma yaho gato araterura aratubwira ngo bana banjye, mbabajwe n'akaga kagiye kubagwaho. Mwanze kumva, mwanze kwihana, none uburakari bw'Imana bugiye kubamanukiraho. Mbabajwe cyane na ziriya roho nyinshi zigana mu muriro kubera kwinangira. Mbabajwe cyane na ziriya roho nyinshi zikomeje kurimbuka. Abenshi bararangaye kandi barahinyura, abandi barahihibikanira mu by'isi kandi bararuhira ubusa, ntacyo bizabamarira. Ababyeyi barangariye mu mashuri, nta burere baha abana, abana bameze nk'imfubyi. Ibyo byarakaje Imana cyane ku buryo igiye gufunga imiryango y'amashuri y'ababyeyi. Ndababaye cyane, mwe mwiyemeje kumfasha gukiza isi, mumfashe muri iki gihe gikomeye muvuga ishapule y'ububabare buri munsi. Yaturinimbiye indirimbo ngo ishavu rinyuje umutima, mwana wanjye umbabarire, mbonereho urukundo nkunda cyogana umutima wanjye. Arakomeza aravuga ngo akomeza nyine ku giti aravuga ngo abantu banyituye inabi ntibakirushya bankunda. Abantu banyituye inabi ntibakirushya bankunda, naviriye ubusa mu ijoro, ibyiza byanjye mbitaho, ishavu rinyuje umutima, mwana wanjye umbabarire, mbonereho urukundo nkunda cyogana umutima wanjye, cyogana umutima wanjye. Muvandimwe mwiza, nuko Bikira Mariya yatuganirije nyuma y'uko Yesu yatubwiye ibyamubabaje. Bikira Mariya nawe yatubwiye ibikubiye muri aya magambo umaze kumva. Uyu munsi rero aya magambo aracyariho, ntabwo yashaje. Ni nayo mpamvu Yesu yambwiye ati twongere tuyibutse. Twaje iwawe rero kukwibutsa ibingibi muvandimwe ugana mu ijuru. Abantu barinangiye ntibashaka kumva iby'agakiza, benshi hirya no hino barashaka kubyumva mu buryo bw'amagambo, ariko ibikorwa bikabananira. Kandi nyamara ivanjiri iravuga ngo kuva ku bwa Yohani Batista ubwami bw'ijuru biraharanirwa, abibyihare nibo bazabukukana. Abantu ntabwo bashaka kuba ibyihare, ko barashaka kurya no kunywa no kubaho mu mudendezo, kandi ari abagenzi bagana mu ijuru. Barashaka kurya no kunywa, barashaka kunezerwa cyane, ariko kandi bakiyibagiza ko kujya mu ijuru ari ukwakira imibabaro. Uyu munsi Nyagasani Yesu yatuganirije ku mibabaro, atuganirije ku misaraba,
kugira ngo twakire umusaraba wacu, twakire ibigeragezo byacu. Muvandimwe mwiza, akira umusaraba wawe. Mugenzi ugana mu ijuru, akira umusaraba wawe. Niba ushaka kujya mu ijuru, akira umusaraba wawe. Umusaraba wawe rero uraremereye, ntabwo nje kukubwira ngo wakire kubera ko woroshye, ahubwo wakire kubera ko uremereye, ariko wakire usingiza Imana. Yezu yatubwiye ati ntabwo nawakiriye mwishimiye, ahubwo narawutegetswe kuko numviye Data muri byose. Ni nayo mpamvu yavuze ati ese dawe, iyi nkongoro ntabwo wayicisha kure yanjye, nuko yabonaga nyine ibyo bintu bimuremereye. Ntabwo rero umusaraba uryoshye, nta nubwo woroshye. Mu by'ukuri umusaraba uraremera, ariko uko waremera kose twakira umusaraba wacu. Tugiye rero gusenga dusabira abavandimwe, twese twisabire kugira ngo twakire imisaraba yacu. Yezu wanjye, ngirira impuhwe n'imbabazi, ugirire agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu. Yezu wanjye, ngirira impuhwe n'imbabazi, ugirire agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu. Yezu wanjye, ngirira impuhwe n'imbabazi, ugirire agaciro k'ibikomere byawe bitagatifu. Yezu wacu, tubabarira ibyaha byacu, turinde umuriro w'iteka. Igaruriro z'abantu bose kandi uziyobora inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarire ziri muri purgatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. Amina. Muvandimwe ugana mu ijuru, Imana iguha umugisha. Nk'uko wabyumvise rero kuri ubu bubabare, Bikira Mariya dusabye kuvuga ishapule y'ububabare. Nawe uyu munsi nubishobora uze kuyitura, ariko nutayitura njyewe ndabigukorera, kandi Bikira Mariya arabishoboza. Mfite akazi kenshi ariko sinabura umwanya wo guheka abo nkwiriye guheka, abo nshinzwe guheka. Uwagiriwe ubuntu bwo kuba ari muri izi audio wese, nanjye nabwiye Yezu ngo abo wampaye nta n'umwe nzazimiza muri bo, nzabaheka uko nshoboye mu ntege nkeya mfite nk'umuntu, ariko nta n'umwe nshaka kuzimiza. Nzabaheka rero mbamushyire. Niyo mpamvu mu nshingano Yezu yampaye, nubwo nitwa umubyeyi ntabwo nkwiriye kubyitwa ku izina, ahubwo nkwiriye kuba we. Uyu munsi ngewe ndagukorera ishapule y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya. Nawe nubona akanya umfashe dusabire isi, ariko nutanakabona umenye ko njye nakabonye mu mwanya wawe. Dusabire isi, dusabe, duhugukire gusenga, kandi Imana ikomeze kutugirira neza. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.